Niba utazi gukora amandazi muri 2024 mbabara nigusiga utabizi, ngwino hano nkwereke uburyo ukora amandazi byoroshye kandi aryoshye. So iyi nshuro ibi ya nyuma mbibereka cause ni ibintu byoroshye cyane. Fata ifarine iri plain, iyo waba ukoresha yose shyiramo isukari. Shyiramo isukari inshuti yanjye ihagije cause irindazi burya n'isukari ntushyiremo nyinshi kuko diabete yaraje. Shyiramo baking powder cyangwa icyo bita capamandazi, ubundi uvangishe intoki neza ku buryo byose biri bufatane. Shyiramo akanya gatoya, ubundi ushyiremo igi rimwe rirahagije, urikubite, ubundi ushyiremo ino vanilla extract. Utayifite washyiramo indimu cause it's a smell tuba dukeneye. Shyiramo vanilla, secret vanille. Utayifite nayo nta kibazo, ubundi shyiramo bleu blanc. Numara gushyiramo bleu blanc ushyiremo amata. So abantu benshi bajya bakoresha amazi, ariko amata yongera uburyohe bw'iki bw'amandazi. So biba byiza ukoresheje amata. Ngaho vanga neza, ubundi ukore igipondo cyawe. So mu gihe uri kuvanga, hari igihe urabona hano amata yabaye makeya, ugenda wongeramo bitewe nuko igipondo cyawe ushaka ko kimera. So igipondo cyanjye nacyoroheje kuko nshaka amandazi yoroshye kandi aryoshye. So nuko kigomba kuba kimeze, ubundi ugashyiraho utuvuta dukeya two guteka. Wamara kudushyiraho ugapfundikira iminota 30 cyangwa isaha. Ngaho ufata cutting board cyangwa ikindi cyose waba ufite, ushapinga amandazi yawe uko ubishaka. Njyewe nyashapinga gutya, ushatse wayashapinga nka za American donuts uko ubishaka. So nuko nayashapinze, biroroshye, ni ugufata ugakubita. So amandazi nabwo nahise mpfundikiraho iminota mikeya kugira ngo abyimbe, ubundi nshyira amavuta yahiye neza. Amavuta yahiye neza maze igihe kumbabura, ubundi ugashyiraho. So iyo amandazi atangiye guhindura irangi, ugabanyaho akariro gake kugira ngo ashyemo neza no mu imbere, ubundi ukayarura. So amandazi yanjye dore uko yasaga, nuko nguku yararyoshye cyane mu imbere. Look at the irindazi. So it was time to serve. Ibyo natetse, I served my husband and my baby. Nabarya ku mandazi bayakonfirmye ko aryoshye, mpita postinga video. So thank you for watching. Genda ugerageza no mandazi, ni recipe biroroshye cyane. Go try it at home. Thank you, bye.